dufata umwanya wo kwishimana nawe mu gihe gitoya yarasigaje. So Imana baho umugisha. Hanyuma ako kari muri Magareka tugacishaho umwanya wagiye. Kubimenya ni byiza ko nabohowe rwose n'amaraso ya Yesu. Avuka ku itariki 26 z'ukwa 10. Avuka ku itariki 3 z'ukwa 11 arizo yapfiriye. Imana nabikiwe n'umuhungu wanjye ukurikira umukuru ati umwana wa seka arapfuye. Giye kubyakira byarananiye. Kuri yaradusezeraga yari yaragiye ahubwo tutazi undi muntu turi kumwe hano ku isi. Ubuntu bw'umwami Yesu Kristo bubane n'imitima yanyu. Amen. Mu by'ukuri iryo jambo n'ubu ngubu niyo ryumvishe mpita numva duhagararanye hano. Yakoze imirimo ye y'Imana yamuteguriye kuri iyi si, arayishoje, aratabarutse. Rero Imana yo mu ijuru imuhiri uko ridashira n'ukuri. Umwe muri twe nanone sorry kubivuga nawe nyine bidutera kwibuka byinshi. Yari umucuranzi mwiza, ndibaza ko abenshi bamuzi, witwaga Jasper. Nawe yatuvuyemo. nawe bishyiramo imbaraga tugeze ku munsi nyirizina nako habura nk'iminsi 2 ngo bibe atangira kutwibutsa ati murabyibuka neza ko Imana inkomeza. Yesu ashimwe. Biragoye kuba navuga kuri Cherissa, ariko kuba ntanamuvugaho nabyo ntago nakibabarira. Rero Imana ibane nanjye inshoboze muvugeho. Cherissa twarakuranye, twiganye kuva muri primaire kugeza dusoje segonderi. Twari tumaranye imyaka 15 tuziranye, turi inshuti, tugendana, dusangira ubuzima bwacu bwa buri munsi. Abenshi bazi Cherissa, bazi Joy, uranyihanganira ntago nabivuga byose ngo mbirangize, ariko nagenda ncamo nihuta. Kamere gatoya mu buzima bwo ku ishuri, twaricaranaga tugendana dusangira ibintu byose. Nuko hari igihe we yigaga muri boarding kuri lycée de Kigali, noneho njye niga naha. Rimwe na rimwe nkajya nasiba agashaka machine akanyandikira kuri Instagram akambwira ati uri umwana mubi nakwanze. Nkambwira se wanyangiye iki? Kuko icyo utaje kwiga class irimo irabowa, nyine byancanze kuba udahari, ndabona ishuri ryose nta kintu kirimo. Ndamubwira ati I'm so sorry, ejo nzaza basi nzazinduka. Icyo gihe akambwira ati enjoy your day, ariko nakwanze man, I love you my belele.
twari dufite utuzina twitana, yahitaga Berere, Bengere, benshi kuko ngomba kumuvuga n'ahandi nzamuvugira atari hano. Nuko akambwira ngo uri umwana mubi, ntamwambabarira ejo nzaza kwiga. Akambwira wenda hari n'igihe ikindi nasibaga cyangwa se ari nko muri weekend, akambwira ati I miss you, uzaza ryari? Ndavuga ko hambere nzaza kwiga. Akambwira ati ibiryo muzarya muri weekend uzabibike uzabizane ku wa mbere tubirye twibete. Nuko ndagenda nsimbuka munyihanganire. Akandi kantu kanyishe, narebye muri chat zacu za kera nsanga nyine hari aho namwandikiye twajya gutuntu twinshi cyane. Nsanga hari aho namubazaga ngiye kumufunguriza konte yo kubitsaho amafaranga. Twari dufite gahunda niturangiza kwiga tuzagura imodoka tujye twirirwa tugenda muri quartier tuzenguruka. Nuko dufunguza konte, ndamubaza, nabaga mfite ibintu bye byose, ID byose ibintu bye byose ninjye nabaga mbibitse. Ndamubaza, ese nuze pin yawe nzayigira iyihe? Ese ambaza, sufite na ID yanjye harya pin ahita ambaza, aho nakamubaje barambaza pin uzayigira iyihe, kuko ibintu byose twarabisangiraga. Ndamubaza, mbwira iyo wumva wowe ushaka. Arambwira ngo ndabizi se, uzayigira iyo ndagusa n'iyawe tutazayibagirwa. Imana inkomeze mbivuge mbirangize. Nuko ndamubwira ngo nzabikora nkubwire ibyo nakoze. Bitanongera ndamubwira ati ndumva twayigira 2603 our dates of birth. Avuka ku itariki 26 z'ukwa 10. Avuka ku itariki 3 z'ukwa 11 arizo yapfiriye. Imana Imana yabonye ko ubushuti bwacu budahagije, yabonye ko abisi twibagirwa vuba, turi babi. Iravuga iti ubushuti twagize mu isi kugira ngo ntazamwibagirwa n'umunsi wa rimwe. Iravuga ngo reka atahe ku itariki yagiye amavuko, kuko iyo tariki utapfa kuyibagirwa mu buzima bwawe. Ni ukuvuga ngo ya pini yacu 2603 ariyo matariki yacu y'amavuko niyatahiyeho. Biragoye ariko ndabivuga. Ikindi Cherissa yarankomezaga, hari ukuntu imibare yajyaga inanira. Natsinzwe nkumva ndihebye, nkumva wapi. Akambwira yangaga kubona umuntu uwo ari we wese uretse nanjye. Njye nari inshuti ye bitabaho, sinzi, nari sister we. Akambwira ati ntiwihebe man, life is not only about education. Sometimes talent and spirit matters, baby. Ikindi navuga ndumva niyanze. Akambwira ati Jojo, don't say like that. Byose ni Imana. Yarazi Imana, yakundaga Imana, ibintu byose kuva yavugaga Imana. Akavuga ati byose ni Imana. He will provide what we lack and pass knowledge in a way we didn't expect. Utundi nagiye nsimbuka ntago nabirangiza mu by'ukuri. Ikindi Cherissa nkibukiraho, yajyaga agira gutya bagituye hariya Samuduha, bamaze guteka agafata isorori agashyiramo ibiryo by'iwabo, agahita afata moto akaza mu Busanza
nyine aho dutuye, akaza yiruka ati bengele ndaje dusangire. Mwese uruzanye ibiryo kandi natwe twatetse. Ambwira ati ndashaka tubivange iby'iwacu n'iby'iwanyu ducuranwe. Yakundaga akavuyo, ibintu byose nyine kugira ngo umuntu acuranwe, nta nubwo murya ngo mwicaye hamwe ngo mwahuje ibiryo. Oya, iyo sorori mu bivanze arayirukankana urugo rwose kugira ngo murye. Baba wabikoreye. Munyihanganire, ibyo navuga ni byinshi. Naba dufitanye na gahunda, hari kwa kuntu ufite gahunda wenda amatike yabaye make ngasanga ndabura nka 27. Kamaze wabonye itike, nawe ati nayibonye ariko ndabura 27. Kanga ati ayo ndaje nyakohereza, akama nk'ijana. Urumva twasangiye akabisi nagahiye. Ubwo kugira ngo gahunda yacu ikomeze, nuko kugira ngo ntatwara igihe, ndashaka kuvuga igihe cya nyuma Cherissa mu by'ukuri ikintu gitumye nkomeye muri kano kanya ni ijambo Cherissa yasize. Cherissa ari mu ijuru, iryo jambo ndashaka ko mu kanya tujye kuricanamo, ariko rirankomeza. Mfite kwizera ko Cherissa ari mu ijuru, kandi akandi kantu twashaka gufatanya anniversaire zacu ngo tujye tuzifetera rimwe, ngo Nov October Queens, ariyo matariki yacu, November na October. Matariki yavukiyeho nayo navukiyeho, ari nayo atahiyeho, ariko Cherissa ahari aranyumva, yakundaga guseka. Nizeye ko tuzahurira mu ijuru tugaserebura Nov October yacu, tugakomeza tukaba aba Queens nkuko twari twarabipanze mu bana wacu. Ubwo duherukana rero Cherissa yari afite anniversaire, hari team yacu yitwaga Revealed Power. Twaragiye turahura tumukorera agasiripurize, kambice mbibi niruka, abandi baramfasha ko byo bari bahari. Ndashaka mbere na mbere, hari indirimbo yakundaga yo turayinyuramo nyuma, yari iyacu, noneho mwene data hano niwe wayihimbye. Icyo gihe ubwo duheruka yashaka kuyisubiza, yashaka kuvuga ati indirimbo yanjye ndashaka kuyisohora, kandi yarayiduhaye. Cherissa aravuga ati ntabwo bishoboka, indirimbo ntabwo izatwara, ni iyacu, ntabwo twabyemera, ni iyacu, ntawe uzayijyana. Koko nawe afite imbaraga nyine yasunika ibintu byose, nayo ndaza kwifuza ko twayicamo. Ijambo rero ntatinze mu magambo, twaramubwiye ngo adusengere dusoze dutahe. Arangije ahita avuga ngo okay, twayimana dusenge dusome mu Bafilipi 4:7. Ahita ayisoma, taje tubicemo gakeya, ahita ayisoma vuba. Ndahoze se ntabwo mama pasteur nawe ibintu uze nta nubwo bimakinga sense habe na gato rwose. Aracecekesha ahita asenga. Gusa nyuma iryo jambo naritekerejeho, ndibonye sinzi niba umusomyi mwiza yadufasha kugira ngo namwe musigaye mwumve ihumure mu mitima yanyu, kuko ndakomeye. Cherissa ari mu ijuru, ahubwo namwe mubiharanire kugira ngo tuzamusangeyo. Umusomyi mwiza yadusomera mu Bafilipi 4 umurongo wa mbere. Ndajya mubwira ibiceso umurongo wa mbere. Abafilipi 4 ku murongo wa mbere aravuze ngo nuko rero bene data, abo nkunda kandi nkumbura, ibyishimo byanjye n'ikamba ryanjye, muhagarare mushikamye mu mwami Yesu, bakunzi banjye. 4 kuri 4. Yego. Mujye mwishimira mu mwami wacu iminsi yose, yewe nongeye kubivuga nti mwishime.
ineza yanyu imenywe n'abantu bose, umwami wacu ari bugufi. karindwi. Nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose, ayo umuntu yamenya, azarindire imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Amen. cyane cyane iryo ngiryo niryo yatinzeho, ariko ndagira ngo dukomeze. nuko atashoboye kubivuga byose nk'uko yabisomye, yatoranyijemo ijambo rimwe, ari ryo Abafilipo 4:4. ariko ukomeje mu by'ukuri yaradusezeraga, yari yaragiye ahubwo tutazi undi muntu turi kumwe hano ku isi. Komeza ku 9. Ku 9 haravuze ngo ibyo nabigishije, ibyo nababwirije, ibyo mwanyumvanye n'ibyo mwambonanye abe ari byo mukora, nibwo Imana itanga amahoro izabana namwe. 10. Nishimiye cyane mu mwami wacu, kuko nanone nubwo byatinze mwongeye kunzirikana. Icyakora mwaranzirikanaga, ariko mwaburaga uburyo. 14. Ariko mwagize neza ubwo mwese mwafatanije imibabaro yanjye. 20. Icyubahiro kibi cy'Imana yacu, ariyo Data wa twese iteka ryose. Amen. 21 na 23. Bakoze. Nimunahirize abera bose bari muri Kristo Yesu, bene data turi kumwe barabatashye. 23. Ubuntu bw'umwami Yesu Kristo bubane n'imitima yanyu. Amen. Mu by'ukuri iryo jambo n'ubu ngubu niyo ryumvishe, mpita numva duhagararanye hano. Nimukomere, mushikame. Cherissa ari mu ijuru, ari mu ijuru. Yego ntabwo umuntu umubiri uratuyobora rimwe tukarira, ariko dufite kwizera ko ubugingo bwe burahera. Ahubwo abamukunda, abashaka kuzongera kumubona, mukore ibikorwa byiza bishimwa n'Imana, namwe muzamubona. Kansabe bene data. Murakoze. Mbere yuko turirimba indirimbo Cherissa yakundaga, nanjye nagira icyo mvugaho gitoya. Nitwa Steven Byiringiro, ndi umwe mu bari bagize abavandimwe twitaga Revealed Power in Jesus Christ, cyangwa se imbaraga zahishuwe muri Kristo. Ibyo byose ni ibintu twatekereje, ntabwo ari ibintu byizanye, ahubwo twamenyanye tukiri batoya tubifashijwemo n'umubyeyi wacu, kuko yahoraga twifuzaho ko tuba abana basenga kandi bubaha Imana. Tugirirwa amahirwe, atubera umubyeyi, adutoza iyo nzira tukiri abenshi muri twe bari bakiri muri segonderi. Murabizi ya myaka y'aba teenagers ukuntu ibigoye, ariko tukajya duhurira iwe, akadutekera, akatugaburira, ati bana banjye mujye mukunda Imana. Nsa naho ari njye wari urimo mukuru muri bose, nanjye nkunda gusenga. Aradushyigikira, aduha umutima wa kibyeyi. Turamushimira cyane, kuko ibyo byose byakoze umurimo udasanzwe muri twebwe. N'urwo rukundo rwakomeje kubaho, kuko ni ibintu byatangiye muri 2017 I think. Haciye imyaka myinshi, ariko byatubereye impamvu ikomeye cyane, kuko mu bana bose twatangiranye muri iyo groupe, muri twebwe hagiye habamo abantu bakomeye. Ntabwo twebwe twari twiteranyije nk'abantu bashaka kuzaba nyine abantu b'abasitari, groupe iririmba ngo abantu bayimenye. Twahujwe gusa no kugira ngo duteranye inyota yo kumenya Imana, tunayubaha nyine mu myaka yacu twari turimo nk'urubyiruko. Turashima Imana rero yuko byatugiriye umumaro, havuyemo abahanzi iki gihugu kizi. Joshua muramuzi uririmba gakondo,
ni umwe muri twebwe. Hari n'abandi batazwi batamenyekanye ariko bafite izina ryubashywe muri gospel kubera ko twubashye Imana muri icyo gihe, kandi ibyo turabishimira Imana kuko iyo hatabaho urwo rufatiro ngo duce mu maboko meza y'umubyeyi byari kuzatugora mu buzima twari turimo cyangwa se mu myaka twari turimo kugira ngo tumenye Imana. Ntatinze rero cyane, ndavuga mu gihe cya nyuma nyine Cherissa bigaragara ko nyine twabibonye ejo bundi yuko yari arimo adusezera mu by'ukuri. Bagenzi bacu twari timu y'abantu 10, 4 bari hanze y'igihugu, twagize umugisha, 4 bagiye muri Amerika. Umwe muri twe nanone sorry kubivuga nawe nyine bidutera kwibuka byinshi. Yari umucuranzi mwiza, ndibaza ko abenshi bamuzi, witwaga Jasper, nawe yatuvuyemo. nawe yatuvuyemo. Ariko tugira ihumure mu mwami kuko n'ubundi Cherissa yavuze muri kiriya cyanditswe, ndi umuntu udakunda kwibagirwa ijambo umuntu yavuze avuga kandi arisomye muri Bible, nkakurikirana nkashaka kumenya ikintu yashatse kuvuga. Duhura ku itariki ya 26 niwe wabigizemo uruhare. Yatubwiye ngo twapanze gahunda yo kubonana, arangije aratubwira ngo nta yindi tariki nshaka ko mupanga, ngo ndashaka ko mupanga ku itariki ya 26 nzaba navutse, tubonane ndetse munangurire keke muyikate. Gutyo abishyiramo imbaraga, ariko tugira ihumure mu mwami kuko n'ubundi Cherissa yavuze muri kiriya cyanditswe, ndi umuntu udakunda kwibagirwa ijambo umuntu yavuze avuga kandi arisomye muri Bible, nkakurikirana nkashaka kumenya ikintu yashatse kuvuga. Duhura ku itariki ya 26 niwe wabigizemo uruhare. Yatubwiye ngo twapanze gahunda yo kubonana, arangije aratubwira ngo nta yindi tariki nshaka ko mupanga, ngo ndashaka ko mupanga ku itariki ya 26 nzaba navutse, tubonane ndetse munangurire keke muyikate. Gutyo abishyiramo imbaraga. Tugeze ku munsi nyirizina nako habura nk'iminsi 2 ngo bibe, atangira kutwibutsa ati murabyibuka neza ko ari kuri 26. Ntago iyo tugiye guhura turebera ku bwinshi uko tungana. Twaravuze tuti rero hari abantu 3 muri babandi 10 bose bari bagize iyo groupe, turavuga why not reka celebrating isabukuru y'amavuko y'umuvandimwe, dusangire twongere kwibukiranya ibihe byiza. Uwo munsi wambereye umunsi udasanzwe kuko Cherissa namuherukaga afite umunezero. Urabizi ibihe uno muryango waciyemo, umunezero yari afite icyo gihe nawuherukaga kera mbere yuko umubyeyi we yitaba Imana. Numva ndanezerewe muri njyewe, mfata umwanya wo kumubaza, arambwira ati ubu ngubu meze neza, mfite ibyishimo bidasanzwe, narakomeye. Ankorera ikintu ntazibagirwa.
mama yaratureze ntago njya nibagirwa neza yatugiriye, ariko kuri uwo munsi yafashe telefone agiye guhamagara mama we tugiye gutandukana, ahita amumpa ambwira ngo, ahita abwira mama ngo reka uno muntu agusuhuze. uwo munsi waranejeje, ngira ngo abo twari turi kumwe narabibabwiye, niwo munsi wanshimishije mu buzima, kubera ko mama we twaherukanaga kera, hari haciye igihe tutavugana, duhita tuvaho dupanze ko tuzasura umubyeyi wacu, n'itariki tuyishyiraho turayipanga. nyine ikintu cyambabaje nuko nyine uburyo twapangaga kumusuramo atari bwo twamusuyemo. Twakiriye inkuru itari nziza ku itariki 3. benshi muri twebwe no muri groupe tubamo biratugora kugira ikintu twavuga, twese tubibirage neza, tubura ikintu twabasha kubivugaho. Gusa icyo nshimira Imana nuko Cherissa yabaye undi muntu udasanzwe, yaratubwirije mu cyanditswe. Jovia yagerageje kugisoma cyose, ariko uriya murongo wa 7 niwo yitayeho cyane, kuko niwo yasorejeho. Yari yazanye n'umukuze wiwe witwa Eric, sinzi niba ari hano, ariko twaganiriye amagambo meza y'urukundo, yo kongera kwiyubaka nk'urubyiruko, cyangwa se nk'abana b'Imana, nk'abantu bafite ejo hazaza mu mwami wacu Yesu Kristo. Ari nakuriya murongo usoza uvuga ngo murindirwe muri Kristo Yesu. So rero nabifuriza namwe gukomerera mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe, kuko wacu aho yagiye ni heza, yabanje kuduteguza, kandi twishimira yuko icyo gihe byibuze cyabayeho cyuko uwacu dufata umwanya wo kwishimana nawe mu gihe gitoya yari asigaje. So Imana baho umugisha. Hanyuma ako karimo agareka tugacisha umwanya wagiye. Kubimenya ni byiza ko nabohowe rwose n'amaraso ya Yesu, nahinduriwe izina, nitwa icyaremwe gishya, ndi umwana w'Imana. Kubimenya ni byiza, kubimenya ni byiza ko nabohowe rwose n'amaraso ya Yesu, nahinduriwe izina, nitwa icyaremwe gishya, ndi umwana w'Imana. Nshuti bavandimwe, bana buzukuru, ubuntu bw'Imana bubagereho mwese. Iyi nkuru y'umwana njya kuyimenya, nayimenye tuva gushyingura nanone umuvandimwe. Mbimenya burya kubika n'ibintu biteye ubwoba. Nabikiwe n'umuhungu wanjye ukurikira umukuru, ati umwana wa Seka arapfuye. Ngiye kubyakira byarananiye, naravuze nti Seka ajya kuyigendera, njye naramubonye n'ububabare yari afite, ariko nta kintu cyanteye ubwoba nko kumva uyu mwana ufite iyi myaka ngo aragiye, umuntu atamurwaje akagenda gutyo. Nagize shock iteye ubwoba, ikintu natangiye gutekereza nyina n'abana bavindimwe.
nta kintu gitera ubwoba ku isi. Hari ibintu nagiye mbona mbega byinshi, bimwe ukabibona mu makuru n'ibiki. Nigeze kujya mu rubanza rw'umugabo witwa Rwakasisa, abakuru baramuzi, wigeze kumira n'aba abanyarwanda biriye, ariko icyo gihe bamukatira urwo gupfa. Nabonye ukuntu yabaye, ariko kukwizera ko no gufungwa kose n'ibiki byo yanyuzemo, yaje kuva ku gihano cy'urupfu ajya ku cya burundu. Nyuma Perezida Museveni aza kumubabarira, ubu ni umujyanama we. Ndasaba Imana inyumva, yahaye impuhwe n'ibyishimo uriya Rwakasisi. Uyu mwana ntabwo tuzongera kumubona, ntituzanamwibagirwa, ariko ndasaba umuryango we cyane cyane mama we n'abana ngo Imana ibahe ihumure nk'iryo Rwakasisi yabonye. None ku giti cyanjye jewe nigeze gushaka gukizwa kuva kera muri 70, icyo gihe byabaye 76. Hari abakuru barabazi Bishop Kivengeri yigeze kuza kutwigisha ku ishuri Toro, ari mu segonderi icyo gihe. Aravuga ati nabandi bakijijwe, nabishatse kuva kera biranga, ariko burya Imana igufiteho gahunda. Nakijijwe muri 2012 turi hano. Icyo nshimira Imana nuko uyu muryango umugari wa Rwagasore nta numwe udakijijwe. Mukomere ku Mana. Umukecuru aracyariho, ariho uyu mwana wigendeye ni umwuzukuruza. Hari ibintu byigeze kuba mu muryango, umukecuru arakijijwe, ariko yigeze gushaka gucika intege icyo gihe ibintu byamubayeho, ariko nashimiye Imana ko yongeye agasubirana akagira umutima ukomeye. Arambwira rero ati Miriam mubwire akomere ku Mana ntazicake intege nk'izo nacitse icyo gihe. Ubu ndakomeye nawe arakomeye, afite imyaka 99. Ati ndabasaba Imana ntihazagira icyongera kuba kubana n'abuzukuru ntari nigendera. None rero bavandimwe mukomere ku Mana, n'abatari bakiraga kiza tuzave muri iyi si tubonye intsinzi. Ikindi cyo nshimira Imana, twabonye iki gihugu cyacu. Ndashimira Imana ko tumuririye tukagiye kuba tugiye kumushyingura tungana gutya. Ntago hariho handi wonye mbona za Palestine, nta umuntu arapfusha n'ubwana bukarira n'ibiki, ariko turamuririye tubonye umwanya kubera amahoro ari muri iki gihugu. Imana ishimwe kandi mukomere ku Mana mwese. Imana ibahe umugisha. Yesu ashimwe. Ndashimira Imana. Mbere ndabanza gushimira Imana, Imana yo mu ijuru, Imana ifite imbaraga, nihabwe icyubahiro, kuko iratubwira ngo muri byose tuyishime. Atari imbaraga z'Imana ntabwo twakabaye tubasha kugira ikintu twavuga kuri Cherissa, ariko turavuga kubera Imana. Ni Imana ituma duhagaze aha, ni Imana ituma tubasha kuvuga. Ni ukuri ntabwo byoroshye pe habe na gato. Impfu twahuye nazo ni nyinshi, no mu Rwanda murabizi habaye byinshi, ariko n'urupfu rw'uyu mwana ntabwo rwatworoheye pe, ariko kubera Imana nihabwe icyubahiro. Rero Cherissa mwamuvuzeho ntahari, ndabizi ko mwagiye mumuvugaho, ariko nanjye ndashaka kumuvugaho. N'ubu bahuze bamuvugaho. Rero Cherissa uko mwamubonye uko angana ukunguku uko agiye, ko Imana imuhamagaye akaba atashye asanze iyamuremye, nuko yari ameze mu mibereho ye yose, mu buto bwe bwose akiri gatoya cyane. Nuko yari ameze. Ntabwo Cherissa nabanye nawe ku gihe gitoya, ariko ntabwo yigeze agira ikibazo nko gukubagana kw'abana. Nta na rimwe, ntabwo nigeze mbibona habe na gato ngo agire utuntu yangiza, wenda ngo ujye kumukabukira uti Cherissa asigaho gukora ibi n'ibi. Cherissa nta kintu habe na kimwe. Kandi hariho ndingira ngo ngeze kubivuga, ntabwo ari kuri Cherissa wenyine, uretse ko tuvuga Cherissa kuko acyuye igihe cye, yakoze imirimo ye,
y'Imana yamuteguriye kuri iyi si arayishoje aratabarutse. Rero Imana yo mu ijuru imuhe iruhuko ridashira, ni ukuri imwiyereke, natwe duharanire kugira ngo tuzakore ibikwiriye kugira ngo nitugerayo azadusanganire. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, ni ukuri ibahe umugisha. Ibi byose ni Imana, ariko Imana ibahe umugisha kuko mwemeye kuyikorera, kwemera kuza kugira ngo mubane natwe. Imana ibahe umugisha cyane, murakoze.